bamwibiyeho telefone. Ni ukuvuga ngo ni show yabaye ariko ntago yamugendekeye neza kubera ko telefone yiwe bahise bayiba. Iyi show ni show yabayeho udushya twinshi cyane. Biteganyijwe ko igitaramo nyirizina kiri bube uyu munsi ku itariki ya mbere. Niyo mpamvu leta y'u Burundi yavuze ati mu rwego rwo kurinda umutekano ibi bitazanahesha isura mbi igihugu cyacu, reka tukimurire aho cyari kubera kibere mu kigo cya gisirikare kuko niho hantu hisanzuye kandi bari bubashe gucunga umutekano wacyo neza. Galaxy Yesirika nongere kandi mbasuhuze, mbifurize no kumererwa neza, mbifurize ibihe byiza. Kanizere ko namwe rero mumeze neza cyane aho muba muri kutwumvira muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyacu. Hari bari mu majyepfo, hari abari mu majyaruguru, hari abari iburengerazuba, umujyi wa Kigali ndetse na ntara ya gatandatu y'aba diaspora. Reka rero mwese twizere ko mumeze neza cyane. Nyita Kebrice umugwaneza imfura y'u Rwanda. Ni ngewe rero tuba tuje kubana kugira ngo tumenye byinshi cyane mu makuru abavugwa mu myidagaduro. Niyo mpamvu rero ngiye kugusaba ngo unyemerere untize amatwi yawe, untize igihe cyawe, twerekeze ku muhanzi The Ben ndetse na event ziwe ziteganyijwe, zimwe na zimwe zanatangiye kuba ziba. Uyu muhanzi The Ben ni umwe mu bahanzi navuga ko bakomeye hano muri East Africa. Ikintu cyemeza ko ari umwe mu bahanzi bakomeye nicyo ngiye kuba nkubwira hano kuri Star Galaxy TV. Ntize igihe cyawe, hanyuma untize umwanya wawe, tugaruke kuri uyu muhanzi Ben ndetse n'andi makuru menshi cyane arimo amuvugwaho. Murabizi ko afite igitaramo uyu munsi, ariko mbere yuko iki gitaramo kiba habayeho icyo nakwita nyine nayo ni show, ni nka show, ni na show already yo kusuhuzanya n'abafana biwe akabaganiriza. Ni show navuga ko yabereho nayo udushya twinshi cyane, dore ko uyu muhanzi muri iyi show yabaye yo gusuhuzanya n'abafana biwe yanabaye kuri uyu mugoroba. Bamwibiyeho telefone. Ni ukuvuga ngo ni show yabaye ariko ntago yamugendekeye neza kubera ko telefone yiwe bahise bayiba. Iyi show ni show yabayeho udushya twinshi cyane. Biteganyijwe ko igitaramo nyirizina kiri bube uyu munsi ku itariki ya mbere. Ni igitaramo cyakajijwe umutekano, dore ko umutekano w'iki gitaramo leta y'u Burundi yarebye iravuga uti hakurikijwe umubare w'abantu bari bwitabire iki gitaramo, reka dukaze umutekano wacyo, ndetse mu rwego rwo kugira ngo umutekano bawukaze neza, iki gitaramo aho cyari kubera cyahinduwe, kiri bubere mu kigo cya gisirikare. Ni mu rwego rwo kugira ngo umutekano w'iki gitaramo uze kuba ugenda neza. Nubwo rero ku mugoroba habaga iyo show yo kwegerana n'abafana biwe, abafana b'umuhanzi The Ben, ku rundi ruhande ngira ngo mwumvise ibintu bya Team B na Team B. Ubwo ni ukuvuga ngo The Ben ndetse umuhanzi The Ben n'umuhanzi Bruce Melodie. Umwe avuga uti ni ngewe kizigenze wacu, undi nawe uti ni ngewe kizigenze wacu. Bruce Melodie we iyi show ya The Ben yaririmo iba, Bruce Melodie we yarari muri show ya MTN iwacu mu Muzika Festival. Nukuvuga ngo yo yariri kubera i Huye. Nawe rero Bruce Melodie yakoze udushya kuri stage dutandukanye turi buze no kugarukaho ahangaha, tunabisesengure neza, tubihuze n'ibya The Ben. Wenda gatoya reka ninjire ku ma platforms y'aba bahanzi bombi kugira ngo wumve ukuntu ibintu bimeze. Hari abantu benshi badusabye kubigarukaho.
uyu muhanzi The Ben twibuke ari kumwe n'umukunzi we Pamela i Burundi nyine aho bagiye gukorera iki gitaramo. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abastari benshi cyane, nuza kureba urasanga abastari benshi cyane ba hano mu Rwanda bagiye gushyigikira umuhanzi The Ben i Burundi, yaba aba banyamakuru yaba abahanzi bose baherekeje The Ben bagiye kumushyigikira. So rero ngira ngo uribuka ko ubushize nakubwiye ngo abantu bari muri industry y'umuziki even hano mu Rwanda ntabwo bashobora gucururiza kuri YouTube ngo bazunguke amafaranga ashobora no kuba yakoresha n'indirimbo baba bakoze nyine bagiye gucuruza aho ngaho. Nuko ngo abahanzi bafite ahantu henshi bacururiza kugira ngo bazagaruze ya mafaranga banabone inyungu banabe abastari uko tubazi uyu munsi. Ndaguha urugero nka The Ben niwe turi kuganiraho muri aka kanya. Ibihangano byiwe aramutse arubicururiza kuri YouTube gusa ntago yaba ari umustar nkuko uyu munsi ari umustar. Ngira ngo wenda mu mashusho murimo muragenda mubibona namwe muketa muvuga ati Charles The Ben ni umustar kabisa. The Ben iyo ugiye ku rubuga rwe rwa YouTube ugiye kureba abantu bamukurikira kuri YouTube afite subscribers, nuko ngo abantu bakoze subscribers yo kujya bamukurikira kuri YouTube ni ibihumbi 193. Ibi bihumbi 193 ni bikeya ugereranyije n'urwego ugereranyije n'izina The Ben afite muri aka karere. Byumvikane ko YouTube ntago ari urubuga nyine acururizaho agamije kuba nyine rwamuhereza amafaranga yo kuba yakora n'indi miziki. Nuko ngo iyo yasohoye indirimbo nuko abanyarwanda benshi n'ubundi twirukira kuri YouTube tugiye kuyirebaho, nuko ngo naho arahacururiza ariko ntago ari urubuga ashobora kuba yacururizaho ngo bimuhereze amafaranga amafaranga yakoresheje akora indirimbo yashyizeho n'amafaranga nyine azamugira umusara akamureza amafaranga akazamwubakira ubuzima. Oya, YouTube ntago wayikoreraho ibyo bikorwa ngo izaguhereze ibyo ushaka. Hanyuma The Ben kuri Instagram afite followers ibihumbi 813. Kumva nukuvuga ngo The Ben kuri Instagram afite ibihumbi 800 bimukurikira. Hanyuma umugore we Pamela afite ibihumbi 322. Ubwo urumva nyine ni mu gihe The Ben we afite ibihumbi 813 by'aba followers bamukurikira. Ubwo umugore we Pamela nyine akaza afite bino bihumbi 322 bimukurikira kuri Instagram. Abo n'aba followers babo. Hanyuma uhise wibaza none se ko buri umwe yiyita icyamamare yiyita kizigenza mu muziki nyarwanda hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody. Bruce Melody we kuri Instagram afite followers ibihumbi 916. Abo n'aba followers ba Bruce Melody. Nuko nkuko bimeze kuri Bruce Melody. Hanyuma uyu muhanzi Bruce Melody ni umwe mu bahanzi nawe baraye bakoze udushya mu gitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival cyari kiri kubera i Huye, dore ko yahagurukije abafana akigera kuri stage. Navuga ngo bidasanzwe, nta muntu n'umwe wasigaye, abafana bose bari mu bicu. Ibi rero abenshi bakabishimangira bavuga uti nyamara muri iyi myaka nk'itatu ibiri ishize Bruce Melody ubona ko ari hejuru ya The Ben. The Ben ntabwo yigeze agaragara mu muziki cyane nk'uko Bruce Melody yawugaragayemo, kubera ko nk'iyo ugiye kuri YouTube ya The Ben yo nakubwiye ifite abasubscribers ibihumbi 193. Aheruka kwa uploadinga yo indirimbo hashize umwaka. Nukuvuga ngo hashize umwaka atuploading. Bruce Melody we navuga ko yaploadinze kenshi cyane ugereranyije
na The Ben. Ariko nababwiye ngo twe kurebera abahanzi kuri YouTube channel zabo, kubera ko izi YouTube channel zabo ntago ari ikintu ushobora gucururizaho cyonyine ngo kiguhereze amafaranga azakugirira umumaro mu buzima. Aba mafaranga yo gucururiza kuri YouTube uramutse ariho hantu honyine ucururiza ntago ashobora kuguteza imbere, abari makeya cyane. Ukumva tumwe mu dushya rero twabaye mu gitaramo cyabaye cyo gusuhuzanya n'abafana. Ubwo ni The Ben yararimo asuhuzanya n'abafana biwe. Uyu muhanzi The Ben akijya kuri stage, nuko ngo yagiye kuri stage avayo ajya gusuhuzanya n'abafana baguze yatike nababwiye ya miliyoni 10. Hanyuma aza kwicarana n'umubyeyi we, ubwo ni mama we, ngira ngo murabizi ko papa wiwe yamaze kuba ava muri ubu buzima. Ariko icyabaye, The Ben yagiye kuri stage asize telefone ku meza aho yari yicaye. Hanyuma abarundi baramubwira uti rero The Ben, twebwe ntago ari uko dukora, barayimutwara. Ahangaha bitewe n'ibyishimo abafana barimo n'abandi bantu bari bicaranye aho ngaho, The Ben akijya kuri stage, abafana bose bari ibicu, bose ubona bari kwenjoyinga ibyishimo. Biravugwa ko bahibye telefone zigera kuri 5, harimo iPhone 14, Samsung Galaxy S23. Ubwo n'ubwoko bwa telefone bahibye. Muri ubwo bwoko bwa telefone harimo na telefone ya The Ben bahibye, akaba yatashye nta telefone acyuye kandi nyamara yari yayize. Nyako rero ni kamwe mu dushya twabaye muri iki gitaramo, muri show yo gusuzanya n'abafana biwe. Biteganyijwe ko igitaramo kigiye kuba uyu munsi mu masaha make cyane rwose. Turaza kuba tugikurikirana turebe ukuntu bimeze, tugikurikirane 5 kuri 5, tugende tubahereza update, tubahereza amashusho y'ukuntu ibintu byifashe. Hanyuma kimwe mu bintu byatangaje abantu benshi cyane binabaye muri aka kanya, abantu benshi ntago barabimenya. Iki gitaramo aho byari biteganyijwe ko kiri bubere ntago ariho kiri bubere. Use wibaza ngo byagenze bite? Kandi leta y'u Burundi yarebye iravuga uti iki gitaramo hakurikijwe umubare w'abantu tubona bari bukitabire n'abantu benshi bari bukitabire, ndetse n'abastari muri East Africa bari bwitabire iki gitaramo nabo ni benshi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo abantu baguze tike zo kuza kureba iki gitaramo ni benshi cyane ugereranyije n'ahantu kiri bubere. Bivugwa ko bacuruje tike zirusha ubushobozi, ni ukuvuga ngo nyinshi cyane kurenza ubushobozi bw'ahantu iki gitaramo cyari kubera. Niyo mpamvu leta y'u Burundi yavuze uti mu rwego rwo kurinda umutekano, ibi bitazanahesha isura mbi igihugu cyacu, reka tukimurire aho cyari kubera, kibere mu kigo cya gisirikare, kuko niho hantu hisanzuye kandi bari bubashe gucunga umutekano wacyo neza. Nuko bimeze rero kuri The Ben, nayo makuru naba nguhaye muri aka kanya ari kumuvugwaho. Ndaza kugenda mbahereza update ziri bubere hano mu gitaramo i Burundi. Turahari 5 kuri 5 kugira tubahereze amakuru menshi cyane. Kora subscribe, hanyuma ukore kunzogera kugira ngo uze kubona amakuru menshi cyane ndebugende nguhereza hano ku gitaramo cya The Ben. Umenye ibintu byinshi biri kuvugwa kuri iki gitaramo cya The Ben, umenye udushya twinshi turi kuba muri iki gitaramo cya The Ben. Turahabaye kugira ngo umenye ibintu byinshi cyane. Nyitaka Bruce Umugwaneza rero, nyemera duhure n'ubundi muri utwo dushya tugiye kuba tuba muri iki gitaramo cya The Ben.